Iriya nkuru ya Rugagi yambabaje kandi nanjye nari nsanzwe mfite ubuhamya nshaka gushyira ubuhamya bw'abapasteri bari hanze aha bari gukora ibintu bitari byiza. Yari umunsi wo kuwa kabiri tujya gusenga, aransengera. Aragusengera? Yego. Maze kunsengera arambwira ati hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe, numara gusohoka sunsige undindirire hanze. Yego. Ndashaka ko tujya ku musozi. Imana iri kunyereka ko ngomba kugusengera. Twagiye ku musozi, nahise njya mu mihango bitunguranye. Gute? Igihe wari utegereje pasiteri hanze ngo byagenze bite? Igihe nari mutegereje nagiye mu mihango mu itariki ntari niteguye ko nyine nayijyamo. Ndamubwira nti ngiye mu mihango bitunguranye, nimba ufite kotegisi niza. Namubwira ati nimba ubuze kotegisi rero ntizi igitenge. Pasiteri rero arangije arambwira ati uriteguye tugende. Twarasohotse turatereranye nyine tugenda umusozi. Twageze mu ishyamba, tugeze ahantu tugomba nyine gusengera. Naricaye nyine ku rutare rwari ruri aho ngaho, arahagarara arambwira ati hari igihe kijya kigera mu gitsina cyawe hakazamo ibintu by'umweru binuka, ati ugashaka kwishimagura. Ati nta nubwo ujya wishima, nta nubwo ujya wumva na gato kakuriye ngo ubundi wishime. Wishime he? Mu gitsina. Arambwira ati hari ibintu Imana iri kumata gukora, ariko nanjye ndumva nimba tubikora. Ati Imana imbwiye ko kugira ngo ngusengere isubize ibyifuzo byawe, iri kumata ko uri buryamane n'ababyeyi bawe. Ati nanjye nuko nguko bije. Ndamubaza ngo se ubundi ababyeyi uvuga ni ababyeyi bambyara, bimeze gute ko nari kubisobanukirwa? Arambwira ati nyine Imana iri kumbwira ko turyamana. Ati kandi iri kubimpata cyane turabikora. Ati sinabitinyuka kuko sinanakwifuza, nanjye nuko ari kwiri kumbwira. Nuko ngo yashatse kugusambanyiriza kanyarira ku musozi akanyarira. Yego. Ati Imana iri kubimpata cyane. Kandi wari uri mu mihango? Yego. Ati manura Ikariso. Ndamubwira nti nayimanura. Ndayimanura se nyijyana hehe? Arangije arambwira ati manura Ikariso se ngufashe? Ntabwo ndi buyimanure. Kuki utirutse, kuki utahaguye? Ntawe uhunga ikibi cyamugezeho. Yego. Ako ntabwo yigeze uvuza n'akaruru. Ubundi se nari kukavugiriza nde? Yandyamye hejuru kubera ko nabonaga ari umuntu undusha imbaraga. Ikintu nakoze nafunze amaguru mu buryo bukomeye. Amanura Ikariso nyizamura ariko amaguru adatandukanye. Yego. Ati turabikora, humura ntago ndi bukubabaza. Ati humura ntago ndi Reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu, nangire mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Uyu munsi ngarukaye n'umukobwa ukiri mutoya, tugiye kuganira ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwe. Mu minsi yashize yabonye twari twasohoye ikiganiro kijyanye na story ya Rugagi ndetse na Scovia. Arangije aduhamagara avuga ati mfite ibibazo bikomeye cyane rwose, iyi nkuru nanjye ndi kumva nagira ikintu nza kuvuga ku bijyanye n'ibya Rugagi. Umeze gute kwanza? Meze neza. Bakwita ngo iki? Uwimbabazi yamfashije Clementine. Yego, Uwimbabazi yamfashije Clementine. Clementine, wabonye ikiganiro twari twasohoye, uravuga uti ndashaka kuzana nkaba nashyira ukuri ku bintu bijyanye n'abapasteri. Ubwo hari hasohotse inkuru ya Rugagi, ni ukubera iki wumvishe ko ufite ingufu zo kuza kugira icyo uvuga? Ni ukubera ko nanjye iriya nkuru ya Rugagi yambabaje kandi nanjye nari nsanzwe mfite ubuhamya bw'umupasiteri. Rero numva nyine nshaka gushyira ubuhamya bw'abapasteri bari hanze aha bari gukora ibintu bitari byiza. Yego, kandi bibabaje. Kandi ukabona ntago nyine ari byo bikwiriye kuba nyine bakora. Yego. Kuvuga ngo Rugagi yarakubabaje ubonye iriya nkuru ye, sibyo? Uravuga uti reka uze ushyira ukuri kose hanze. Ukuri ufite kujyanye n'abapasteri ni ukuwe? Ukuri mfite kujyanye n'abapasteri ni ukuntu usanga hari abapasteri baza ku gatuti bavuga ngo bavugira Imana cyangwa se bakorera Imana, kandi mu by'ukuri ahubwo bameze nk'abantu bari gukora business zabo. Yego.
yego byakubayeho cyangwa se ibyo bintu bijyanye no kuvuga ngo bari gukora business zabo, hari uwaguhatse amafaranga se? ntawanyatse amafaranga ariko banyatse ibirenze amafaranga. Bakatse ibirenze amafaranga. Okay, ndagira ngo none utuganirize utubwire byakugendekeye bite? Kono byangendekeye nari umukobwa ukunda gusenga, uretse ko n'ubundi ntabiretse. Yari umunsi wo kuwa kabiri, ndavuga ati reka njye gusenga njyane n'abandi. Yego. Kuwa kabiri rero aba ari umunsi wo gusengera ibyifuzo uba wumva ufite ko Imana nyine yagukorera. Yego. Navuye mu rugo na bagenzi banjye turagenda tujya gusenga. Twagezeyo dusanga hari abantu benshi nyine, kubera ko umwe arabanza akinjira, abandi nyine bakarindirira hanze, ntago yabasengera mwese, kandi nta n'uba wemerewe kumva icyifuzo ufite uretse pasiteri. Yego. Mwari ku rusengero rwahagana he? Ni ku Gisozi. Dukomeze tugaruke. Hanyuma turicara, umwe avuyemo mu nzu undi arinjira, nawe avuyemo nanjye ndinjira. Mu kwinjira rero nari mfite agapapuro k'ibyo nanditseho. Yego. Uretse ko no mu mutwe n'ubundi uba ubifite. Arambaza ati bite? Ndavuga ati ni byiza. Atumeze neza, urakomeye? Yego. Nanjye ati yego. Rangisha arambwira ati se ushaka ko ngusengera? Nanjye ati yego. Yego. Wazanye ibyifuzo bingahe? Ndavuga nti nazanye ibyifuzo 3. Ndamubwira ati ndashaka ko usengera musaza wanjye bakamufungura. Yego. Icya kabiri ndamubwira ati nshaka ko impano mfite, yego, Uwiteka yagira icyo abikoraho akayagura. Ufite ihe mpano? Ndi umuhanzi ku giti cyanjye. Okay. Iya gatatu? Ya gatatu ndamubwira ati ndashaka ko nsengera Imana ikazampa umugabo w'umukristo ukijijwe. Yego. Icyo gihe ufite imyaka ingahe wifuza umugabo? 22. Ubu ngo ufite ingahe? 23. Okay, dukomeze. Hanyuma aransengera. Aragusengera? Yego. Maze kunsengera arambwira ati hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Ati kandi numara gusohoka sunsige undindirire hanze. Yego. Ndashaka ko tujya ku musozi. Imana iri kunyereka ko ngomba kugusengera. Twagiye ku musozi. Ati hari icyo ishaka gukora ku buzima bwawe, hagira ibyihindura. Yego. Yego. Imana akubwira ko Imana imutegetse ko mugomba kujya ku musozi. Yego. Nanjye nk'umuntu w'umwana, kuko abaturuta bamwe na bamwe, numvaga nyine ibintu avuze ari ukuri. Yego. Ntanabihinyura. Yego. Umwana w'imyaka 22 nagabaho. Dukomeze. Naye nk'umwana dukomeze. Narasohotse mbanganira n'abandi bari hanze bategereje kwinjira ko abasengera. Ese aho hantu musengera no kuvuga ngo ni nko kwa muganga? Ni mu cyumba cy'amasengero? Ni icyumba ariko gikomeye kizamwe abantu benshi. Kizamwe abantu benshi. Yego, hari igihe muri nka bangahe? Ni benshi ntago namenya ngo ni umubare. Uwahageze sanga wava sangahe? Nahageze ari 2:00 za mu gitondo. Ugiye gusengera ibyifuzo 3 wari ufite. Yego. Urinjira pasteur akubwira ati bugiye hanze gatoya ubunegereje. Mbanze nsoreze n'aba ngaba bagihari. Wowe turaza kujyana ku musozi. Gusenga Imana. Yego. Hanyuma naramurindiriye, amaze gusengera abo bari basigaye arasohoka. Yego. Ariko mbere yuko asohoka, kubera ko ubwo nari maze kumva ko nyine tugiye ku musozi, nahise njya mu kwezi bitunguranye. Kujya mu kwezi? Njye rero nkunda umuntu tuganira avuga ibintu mu mazina yabyo. Kujya mu kwezi se wazamutse mu kwezi?
nahise njya mu mihango bitunguranye. Gute? Icyo gihe wowe wari utegereje pasiteri wahise ujya mu mihango? bibaho se Bibaho, byabayeho. Ngende kugira ngo unganirize neza abantu baza kumva. Urumva ngiye kintu mba nshaka rero wa mukobwa we, sibyo? Mba nshaka ko umuntu wumva ikiganiro cyacu kiza kumuryohera kandi akacyumva neza mu buryo bwiza, kandi nta kintu na kimwe uri guhisha cyangwa usize inyuma, sibyo? Wowe tubwire, utavuga ngo byagiye ibintu byo kujya kuzimiza. Abantu batwumva ni bakuru bose, nta muntu abwanga imihango ngo yumve ngo ni ikintu cya danje, sibyo? Rero wisanzure wirekure tuganire neza. Igihe wari utegereje pasiteri hanze ngo byagenze bite? Igihe nari mutegereje nagiye mu mihango mu itariki ntari niteguye ko nyine nayijyamo. Yego. Hanyuma maze kubibona gutyo ndavuga ntese ubu ndajya mu rugo kandi ndeba n'abantu asigaje ari bakeya ndahamusanga. Yego. Ndavuga uti reka mbanze niyambaze umuvandimwe uri aha ngaha mubaze nimba afite kutegisi cyangwa se igitenge antize kimwe muri ibyo. Naragiye nsanga araryamye. Umuntu wari uhatuye? Yego, nsanga araryamye, nari nsanzwe mwisanzuraho. Ndamubwira nti ngiye mu mihango bitunguranye, nimba ufite kotegisi niza. Ntabwo ndi guhita nsubira mu rugo kano kanya. Yego. Arambwira ati se kotegisi ko ntazo mperuka urabigenza gute? Yego. Ndamubwira ati nimba ubuze kotegisi rero ntizi igitenge, ntaza kwiyanduza basi mbe nkenyeye. Arangije arambwira ati icyo nsigaranye ni iki nambaye, ikindi murumuna we yari yakijyanye yacyambaye. Yego. Ubwo muri byose nyine ndabibuze. Nahise ngenda nyine sinicaye, ndahagarara bisanzwe. Pasiteri rero arangije arambwira ati uriteguye tugende? None se uwo mudamu we wari uri kwaka igitenge ngo gutize igitenge, wowe wamubwiraga ko ari iyihe mpamvu iri gutuma utajya iwanyu cyangwa se utari kujya kugura nimba ari izo kotegisi ko numva wari utuye n'ubundi mwari muri ku Gisozi kandi amabotike mwari mwegeranye nayo? Naramubwiye nti njyewe ntago ndi gushaka gusubira mu rugo kandi pasiteri ambwiye ko tugiye kujyana ku musozi. Nagaruka nsanga atagihari. Na botike se zari ziraho hafi ku buryo utari kuzigura izo kotegisi? Oya, ntago zari, nta botike yari iri hafi aho, kandi ikindi nta n'amafaranga nari mfite. Yego. Nuko ugiye mu mihango. Bikomeza bite rero? Bita ugaruka ku rusengero aho mwari muri gusengera? Yego, mpita ngaruka ku rusengero. Nsanga asigaje umuntu umwe. Amaze kumusengera arasohoka abwira mikoro yigira gutya ku munwa fresh. Gutya. Abwira umugabo nyine wari inshuti yiwe. Pastor? Yego, aramubwira ati ngiye kujyana n'uyu mwana ku musozi. Undi nawe aramusubiza ati ngaho genda umusengere. Twarasohotse turatereranye nyine tugenda umusozi, ariko kuwo musozi twari tugiyeho yari nk'ubwa kabiri tugiyeyo, kubera ko bwa mbere twari twagiyeyo turi benshi tugiye gusenga n'ubundi. Yego. Twaragiye tugenda tuganira nk'ibisanzwe, mbaza ukuntu mbayeho, mbaza amakuru. Nuko nkaba nari nsanzwe nari narabuze telefone, nyine tugenda tuganira mbaza ukuntu naje kuyibona kandi abantu bari bayitwaye ntari mbazi. Yego. Ndamubwira ati nyine ni ibintu Imana iba yashatse gukora, kandi iyo wayizeye byose birashoboka. Yego. Twageze mu ishyamba, tugeze ahantu tugomba nyine gusengera. Arambwira ati ubu ngubu tugiye gusenga. Naricaye nyine ku rutare rwari ruri aho ngaho, arahagarara. Arambwira ati ubu ngubu tugiye gusenga. Yego. Uriteguye? Nanjye yego. Ntago yabanje gusenga. Byagenze bite? Yahise atangira arambaza ati se ati hari igihe kijya kigera. Si wigeze kurimba muri korari? Yego. Sonye kuntu mikoro bayifata gutya? Bari kwifata. Twagiye. Bigenda bite? Arambwira ati hari igihe kijya kigera mu gitsina cyawe
hakazamo ibintu by'umweru binuka atugashaka kwishimagura ndikanga ndavuga nti oya ntago bijya bimbaho ntago bijya bikubaho nanjye ati yego mbo sinabitindaho n'impamvu abimbajije ariko ntangira gushidikanya byari byarakubayeho se wenda ari ubimuhisha oya nta nubwo byari birakaba nta na rimwe rangije arambwira ati none se ati nta nubwo ujya wishima nta gihe nta nubwo ujya wumva na gato kakuriye ngo ubundi wishime he mu gitsina ndangije ndavuga nti oya hanyuma arangije arambwira ati ko hari ikintu Imana imbwiye ati kandi gikomeye ndavuga nti nanjye nteze amatwi mbwira nta kibazo arangije arambwira ati iri kubimpata cyane ndangije ndavuga nti se ni ibiki ko nanjye ntegereje nyine kukumva yego ariko nkabona ari kwishima mu mutwe ameze nawe nkaho byamubangamiye kuba yabivuga cyangwa bimuteye isoni mbo arangije arambwira ati hari ibintu Imana iri kumata gukora ariko nanjye ndumva nimba tubikora nanjye ndavuga nese ibyo bintu biri gutuma utavuga kandi Imana ibikubwiye ni ibiki yego ndangije ndatuza arangije arambwira ati rero ati Imana ibwiye ko kugira ngo isubize kugira ngo ngusengere isubize ibyifuzo byawe cyangwa igire icyo ikora igire n'icyo ihindura ku buzima bwawe iri kumata ko uri buryamane n'ababyeyi bawe Imana iri kumuhata ko aryamana n'ababyeyi bawe uryamane wanyu n'umubyeyi wawe toka shitani nanjye ndikanga ni n'ababyeyi banjye ati n'umubyeyi wawe ariko sinahita nsobanukirwa ko ari kumbwira ko ari we ntangiye gushidikanya ndanamubaza nti se Imana yategeka umuntu ko yaryamana n'ababyeyi be yego arangije arambwira ati birashoboka cyane ati yahereye kare bimata tisinze ni mwembi mwe muri kumwe gusa twari babiri gusa nicaye aho ngaho Mwishyamba arahagaze arangije ndamubwira nti ibyo bintu ntago bishoboka ntigute Imana yagutegeka kuryamana n'umwana n'umubyeyi wawe bibaho ati nanjye nuko nguko bije arangije ndamubaza ngo se ubundi ababyeyi uvuga ni ababyeyi bambyara bimeze gute ko nari kubisobanukirwa arangije abona ntago ndi kubyumva arambwira ati nyine Imana iri kumbwira ko turyamana njye nawe umubyeyi ubwo ni kwa kundi bavuga ngo umubyeyi wo mu mwuka yego arangije arambwira ati Imana nyine iri kuntegeka ko turyamana ati kandi iri kubimpata cyane turabikora numva ubwoba buranyeshe yego ko Mana ndangije ndamubaza ntese ubwo ahubwo wowe wabitinyuka ati sinabitinyuka kuko sinanakwifuza nanjye nuko ari kwiri kumbwira Imana yego ati Imana iri kubintegeka nabaye nyine nk'ucecetse ndi kwibaza ibintu ari kumbwira ati ubwo ni Imana ivuze yego aya navuze ntuko byasa kose ntese uyu muntu ni umupasiteri yego aratuyobora sinanjyewe gusa yewe ayobora nibura ngo mpite mvuga uti wenda birashoboka turi benshi sinjye njyenyine ayobora ndi nk'umwana we gute we yakifuza gukora ibi arangije abona sindi kubyumva neza ndi gushidikanya arangije arambwira ati none se ntusenga ati yego nanjye ndamusubiza ati ndasenga ubwo mwe muri ahantu hameze hate yari ahantu mu ishyamba rigari nyine n'ahantu utapfa no kubona n'umuntu iryo shyamba ubwo ni iryahehe n'ikibazo bahita muri mera neza oya
bahita ngo kira hariya rya shyamba abantu bajya gusengeramo ryari hakurya ni ishyamba rya rirebana na hariya ku Kamonyi. Gisozi uba uri kureba Karuruma ni ku musozi aha yego Kanyarira yego Kanyarira se niho rireba i Nyanza cyangwa hati iryo shyamba si rya Kanyarira njya numva ariko bahavuga nuko nanjye nabyibagiwe ariko hashobora kuba ariho ayo ndangije ni ukuvuga ngo yashatse kugusambanyiriza Kanyarira ku musozi wa nk'iryo Kanyarira shyamba yego hanyuma ndangije ndavuga uti se wowe urumva bishoboka ko Imana yagutegeka ibintu nk'ibyo ukabikora arangije arambwira ati birashoboka cyane nose wowe ntiwagusenga nanjye ndavuga nti ndasenga ngo ngaho senga nawe Imana igira ibyo ikubwira nimba wumva ndi kubeshya komera arangije ndatuza ati Imana iri kubimota cyane ati se ubundi urumva ko naba ndi kukwifuza ubwo nta kindi nari ndi kuvuga kandi wari uri mu mihango yego ndi gutekereza ntuba aribyo ugiye kuvuga arangije ati njye ntabwo nakwifuza ese kuki utanyifuza ubundi ubwo ati njye mfite umugore urumva nakuzamura nkakuzana mw'iri shyamba kubera kukwifuza nkaza nkakubwira ngo dusambanire ahangaha ku mutima ndavuga ntese kuki utabikora Imana itegeka kubwira umuntu ikintu nk'icyo ibaho arangije arambwira ati ni ukuri mfite umugore ari ukukwifuza nakwifuje nanaguhamagara cyangwa se nkakodesha rogi wenda akaba ariho turyamanira ariko sinakuzana ahangaha uwo musozi yamujyanye ubwo nyine niwo yego niwo Mana yamutegetse toka cyane nabaye nyine nk'uwumiwe buri icyo nkora ndangije ndamubwira nti twaje gusenga ese wansengera nk'uko waje ubimbwira tugataha mwabanze gushwanamo gake urumva sinari ndi kumva ibintu ari kumbwira nanumvaga ko bitanashobora gushoboka kabonwe nubwo wabona Imana amaso ku maso kitakubwira ikintu kibi kandi twebwe tuyizera ko ikora ibintu byiza ni kibi none gute tari kibi kandi ari Imana yamuvugiyemo Imana igutegeka gusambana kandi uyikorera Imana kandi ari umukozi wayo ego ko Mana numva ko yabonye ko wari ufite n'ibintu by'ibisebe wajya kurwara njyewe ntago nabifata nk'aho ari Imana yari ibimubwiye ibyo sese koko ntabyo wari ufite ntabyo nari mfite we ukuntu yabimbwiye kuki utumviye Imana iri muri we ni icyaha cyangwa ukuntu yabimbwiye njye nabifashe nk'aho yagiraga ngo yumve nimba koko wenda mfite nk'ikibazo cyatuma umugambi yashakaga gukora yawuhagarika njye ni nk'aho ariko nabifashe yego naravuze nti iyo nkiza kuvuga uti wenda koko ibyo mbajije ndabikora byari gutuma wenda ahagarika kuvuga uti dusambane nubwo buryo nabifashe yego arangije abona sindi kubyumva arambwira ati haguruka tujye hariya hari ahantu twari duhagaze ni ahantu hari amabuye hatari utwatsi ariko nyine hagati y'ishyamba ubwo ahantu yambwiraga ngo nimpaguruke tujye hariya hari hameze nk'aho nyine hitse mu kantu k'akavure yego ubivuze neza mwivure arangije arambwira ati nshaka ko ari hariya tujye dusengera ndavuga ati ubwo yisubiyeho reka ubwo ngubwo tugende natekereje ko ari mwivure nyine nuzi ko no kuvuga ngo yamujyanye mwivure wowe yarakubwiye ngo mwigire mujye hariya hepfo twati yisubiye urabivuyemo
ndavuga uti ubwo nyine arahindutse abonye ntari kubyumva reka mwumvire tugende ndebe koko nimba ajya kugusengera agiye kunsengera wenda aho twari twicaye ndavuga ati ubwo haramubangamiye. hari ameze gute so mwari mwicaye kugira ngo mujyaho? aho twari twicaye yari ahantu nyine hari utubuye hameze nk'ahantu abantu basanzwe bakinira cyangwa se bagenda. Yego. Noneho ahandi ho yarambwiye twajya ni ahantu nyine mugani hameze nk'ivure hari utwatsi hatandukanye n'aho twari twicaye. Ese ahantu umuntu yashobora no kuryama. Yego. ndamubaza ntese kubera iki tugiye hariya ati ndabona ariho heza. Yego. naragiye hari harimo akantu k'agakingo. Ako nawe aramworoherezaga gake gake. Nagiraga ngo ndebe intego yazanye nimba koko akiyikomeje. Ubwo wari uri kumusuzuma. Wanze kumusuzugura. Yanze gusuzugura umukozi w'Imana. Numvaga nanafite isoni kumva ibintu ambwiye ari n'umushumba. Ngadukomeze. Yego. Twaragiye tuhageze. Arambwira ati turabikora tu. Mukihagera? Yego. Kandi warumbwiye ko mwari muhagiye. None kubwiraga kwegereye agufashe bya bimeze gute? Ntago yaramfasha. Ni nkuko nyine nawe wabuhagaze aha. We none ngendagira ngo none nkuko ngo kuri kubivuga nkuze ngo nkuko wabuhagaze aho. Mwavuye kuri hahandi hari harutuye muratambika nago hari kure cyane yaho. Nago hari kure ari nko kuva hano ukajya kwa ririyabuye riri hariya. Kwa ririyabuye. Yego. Rata nkihore. Twatambitsemo gatoya turamanuka. Nababwiye ko hari agakingo. Yego. Turagasimbuka. Ubwo tuba tugezeho yashakaga. Yego. Nangeje arambwira ati turasenga nyuma ariko tumaze gukora ibintu Imana iri kumbwira. Yego. Ndangeje ndamubwira nti ngewe ntago ndi bubikore. Ati se kubera icyo utari bubikore? Yego. Ati ufite ubwoba. Ndamubwira nturetse n'ubwoba mfite n'isoni. Kumva umuntu nkawe wambwira ibintu nk'ibyo. Ati se ubundi mu busanzwe Imana ijya ibategeka gukora ibyo ngibyo? Arangije arambwira ati bijya bishoboka ko Imana ishobora kukubwira ikintu kandi ukagikora. Ati ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo igukureho imikoshi. Ugomba kuryama n'umukozi w'Imana. Yego. Nimba ubwo ababigukishije sombaze. Yego. Ndangije arambwira ati humura ntacyo uraba. Aturetse nawe nuko ari Imana ibintegetse nanjye ntago nari kubikora. Yego. Ndamubwira nti ngewe ntago ndi bubikore. Ati manura Ikariso. Ndamubwira nti nayo manura. Nti ndayimanura se nyijyana hehe? Arangije arambwira ati manura Ikariso se ngufashe? Nti ntabwo ndi buyimanure. Nti ntago njye ndi bubikore. Yego. Nimba ari nuko yagutegetse dutahira aho tudasenze. Yego. Arangije abona nagumye kwizima nyine sindi kubyumva. Arambwira ati ngaho icara ngo sengere. None se urahindutse? Arangije arambwira ati rega ni ibintu Imana yambwiye kandi turabikora. Naricaye ari nkaho ngaho. Naricaye. Kuki utirutse kuki utahaguye? Ntawe uhunga ikibi cyamugezeho. Yego. Yego rata. Hari n'igihe kiba ari n'ikiza. Icyo gihe wari isugi? Yego. Utinza gusubiza dukomeze. Ndangije ndicara. Ntegereza ko nsengera. Azanyegera ndahaguruka. Maze guhaguruka. Maze guhaguruka. Ubwo kubera ko nari nagumye kwizima y'uko tutari buryamane kandi nawe ari bubikore ku gahato. Twabaye nk'abaharwanira.
andusha imbaraga ngwa hasi ariko mu kuhagwa numvaga nihagazeho ako ntabwo yigeze uvuza n'akaruru ubundi se nari kukavugiriza nde ninde wari uri aho nari bukavugirize ari mu ishyamba muri babiri kandi ari mu ishyamba ndangije mu kugwa hasi ubwo urumva yaramfite ni nkawe yaramfite banza ukupe kuri telefone nta kibazo ahita munsi y'intebe bihagurutse ukupe ntugire ikibazo rwose mfite n'agatelefone keza ndagakesha Imana okay dukomeze arangije nkimara kugwa rero yandyamye hejuru kubera ko nabonaga ari umuntu ndusha imbaraga kandi ntanamubasha ikintu nakoze nafunze amaguru mu buryo bukomeye turarwana amanura ikariso nyizamura ariko amaguru adatandukanye yego mbo ndangije ikariso amaguru kwatandukanya bikanga yego nje nari nayakomeje ndangije arambwira ati ndamubwira nti ntabwo wakora ibi bintu nti kandi mva hejuru ati turabikora humura ntago ndi bukubabaza yego nanjye ndamubwira nti ese ko ntabikeneye kubikora ndangije ndavuga nti rero nturetse n'ibyo ndarwaye ese urwaye iki ndarwaye wimbaza icyo ndwaye ati humura ntago ndi butinde ati ndarwaye ese urwaye iki ntiwimbaza ibyo ndwaye nyine ndarwaye kandi nibyo uri gushaka kunkoresha simbishaka ngo wari watangiye kurakara yego watangiye gusuzugura pasiteri arangije arambwira ngo ihangane ntago ndi butinde ngo ihangane ntago ari butinde gukora iki turyamana nyine ntago ari butinde mu gikorwa cye yateguye yego igikorwa cy'abaryamana hanyuma tumera nk'abarwanira aho ngaho hari ukuntu yamfashe amaboko yombi abiri yego kuko nari ndi kumurwanya ariko amaguru nubwo yari yafashe amaboko yombi nari nkomeye ku maguru amaguru yawe uragumya urayafatanya hari harimo ingufu yego hari ingufu mu maguru yawe yego ndamunaniza yego arangije angezeho asanga ndi mu mihango yageze akugeraho ariko wageza nawe umva urabishaka aravuga ati kandi nari ndi kumurwanya njyewe ntanabishaka mbese ubwo yakugezeho atekana yandushije imbaraga amfata amaboko yombi nsigarana amaguru yombi ariko mera nk'uyaboshye ariko mu kuyaboha we nyine oya nari nambaye ikanzu we yari yambaye ate we yari yambaye ipantaro bisanzwe n'agashati nta nubwo yayikuyemo ipantaro yego hanyuma kuramo igikoresho cye mureba yego hari igikoresho yari afite kindi se yakoresheje ni igitsina cye ndangije yageze agikuramo ariko ntago yambuye we yakuyemo igitsina cye yakuyemo igitsina cye yambaye imyenda urakibona yego igitsina cy'umupasiteri nanagize isoni wumvishe udafite isoni numvishe mfite isoni ariko n'ubundi sinamwemerera cyanganaga gute ntabwo ibyo nari mbyitayeho kuba nareba uko kingana cyangwa uko gisa cyangwa uko kimeze ndangije abonye indi mu mihango reka nkubwire yagufashe amaboko yamfashe amaboko arayakomeza nanjye mfata hepfo ku maguru ariko utavuze induru kugira ngo mutiteze abantu ubundi se abantu bari bahari ko hari mu ishyamba ubundi wari kuvuza induru ari gutaka byibuza n'akagira ubwoba abandi se ntibahasenge nta bari bahari se ko ari ishyamba rinini nta nubwo wamenya ngo ahantu hari abantu
ene kuntu wavuga akabona n'umuntu uri kwitambukira icyo gihe utabarwa n'Imana cyangwa n'imbaraga wakoresheje. Imana wayiretse siraza Imana yarandwaniriye. Bihita bigenda bite rero? Hanyuma nyine arangije maze kumfata mu maboko yumva mfite imbaraga nyinshi mu maguru, atambika ukuguru kwe nyine mu maguru yanjye, niko kongeraho. Asanze ndi mu mihango ahita ahaguruka, ariko ibyo nari nabibonye. Harya ngo yaramaje kugukuramo ikariso? Ntago yari iri mu maguru kuko n'ubundi nanjye nari ndi kurwana nawe. Ariko yamaze kubona yasanze muri mihango ngo ahita ahaguruka. Yanabibonye undi se buriya yarabibonye? Ntago yabibonye. Ni kwa kundi uba wumva nyine uri kurwana n'umuntu ushaka gukora ku ngufu, ariko ugakora ibintu utareba. Yego. Bigenda bite? Arangije nyine amaze kushyika ku gitsina cyanjye, amaze kubona ko ndi mu mihango yahise ahaguruka. Maze guhaguruka arambwira ngo nimpaguruke, ndamwihorera. Nari namurakariye. Ndakomeje ndaryamye ushaka kubikora. Ndangije ndahaguruka nzamura ikariso. Ndamubwira nti se ubu ngubu ngibi uba ushatse gukora ku ngufu, ugambiriye uvuga ko nyine ari Imana ibikubwiye, ubu ukoreshwa n'umwuka w'Imana. Se nta n'agakingirizo yari afite basi yari akweretse? Se yaragakuye he, wamenya ibyo yari agamije ari ibiki. Arangije mpagarara nyine namurakariye ntari no kuvuga. Arangije arambwira ngo uri umuntu ukomeye. Ndi umuntu ukomeye? Ngo yego. Ngo niyo mpamvu Imana yantegetse ko turyamana. Yego. Ndamwihorera ndaceceka. Ese ko Imana yaramutegetse ko muryamana basi uvuye mu mihango ntabwo wagiye kumushaka kugira ngo agukure iyo mikoshi? Njye ntabwo nezeye ibyo bintu yambwiraga ko ari Imana yabimubwiye. Nabifashe ko ari nka kwa kundi nyine ubwo ubona umuntu ukumva umugiriye irari, ntabwo navuga ngo wamukunze. Yego. Ugakoresha uburyo ki kubera ko umuntu aba akubona nk'umuntu guhanura kugira wemere akavuga ngo ni Imana ibimubwiye kandi itavuze. Yego. Nuko nyuma arangije ahita araguhagurutsa ngo uri umuntu ukomeye. Urumva nta kintu ese nta nubwo basi mwahise musenga? Gukomera gute? Imbaraga iki? Ariko ufite n'ibibaraga. Sinzi nimba ufite. Sinzi impamvu akabufite agukubise ingumu ahita upfa. Utamukubise niyo kujisho kugira ngo atakubona. Nta mbaraga mfite. Rata dakomeza. Nabibonye. Arangije arambwira ngo ndi umuntu ukomeye, ariko sinanamusobanuza ngo ndi umuntu ukomeye mu buhe buryo. Namurakariye gusa ndi kumubaza impamvu ibi ngibi ashobora kubikora, avuga ko ari Imana ibimubwiye. Arangije arambwira ngo birashoboka cyane Imana ko ishobora kukubwira ikintu ukagikora kandi bikubwiye. None se kakubwira ko ugomba gusambana n'umuntu ngo iravuze? Cyane birashoboka. Reka nkubaze, uretse kwenda wari uri mu mihango, wese wageze ukumva nawe urabishaka? Ntabyo nashaka. Buryo utifuje ko wavuga ati reka pasiteri habe na gato. Nta no kwanga reka ngirirwe umugisha. Reka Nta no kwanga reka ngirirwe umugisha na pasiteri, ndetse ko nazabyarana wenda kana pasiteri. Ahubwo numvaga ahubwo ari nk'umwaka ashaka kuntera. Oya, ni umugisha kandi agusengera. Umugisha se bwoko ki? Umuntu ugusengera. Yego ko Mana. Ntago nabyiyumvisha. Kandi ubwo ngubwo wasanga yari undi muntu uciriritse nta kibazo mwari kubikora. Nta nubwo twari kubikora. Yego. Twikomereze. Arangije arambwira ati ngaho reka dusenge. Ese urashaka imodoka? Ese urashaka umugabo w'umusitari? Urashaka amafaranga? Wamaze kubona ubusabwe? Yego. Arangije ndamubwira ati nta na kimwe nshaka. Ahubwo se buriya ntitwataha? Ariko ndangije ndamubwira nti njyewe ibyo nkeneye ntabwo ari ibyo ngibyo. Umugabo ku bwanjye nifuza n'umugabo w'umukristo kandi ukijijwe, Imana izamumpa. Arangije arambwira ngo ngaho
reka dusenge dutahe atariko ntuzagire uwo ubibwira. Uretse yuko bimaze igihe wenda nkaba ntari kwibuka ukuntu yambwiye ngo nimbivuga, ariko yarambwiye ngo sinzagira uwo mbibwira kandi nizere ibyo twaje gusengera ngo ku musozi, ngo iyo wizeye ibyo nyine wasengeye ubyizeye Imana irabisohoza. Ndangije ndamwihurira tuba harasenga nyine, ariko yarasenze asinziriye cyane ndi kumwitegereza ndi kumureba. Ariko ubusanzwe ntago umuntu yasengaga nkanuye, ariko uwo munsi nyine yarasenze ndi kumureba, ndi kureba ishusho y'ibintu yari ari kumbwira byose, nyine numva namugaye mu mutima. Ese yasengaga nk'uko asanga asenguka nagiye mu myuka akavuga bya bintu byose? Njyewe n'ibyo byo gusenga ibyo yasengeraga ntago nari mbyitayeho, ubwo nari ndi kureba ishusho y'ibintu yari ari gukora n'ibintu yari ari kumbwira. Yego. Arangije arambwira ati ariko ntuzabivuge. Ndatuza. Hanyuma tugeze mu nzira mu ishyamba hagati, ndamuganira ariko se buriya uretse ko ari nk'Imana intabaye, nanone sinavuga ko ari imbaraga nyinshi zitumye utagera ku gikorwa cyawe. Yego. Buriya iyo Imana itanabara tugasambana ukantera inda, ubu nkazatwita umwana ko ntanabihishira, byari kugushimisha kumva umugore wawe ngo wateye inda hanze kandi uri umushumba uyobora intama, kandi nawe uri umwe mu nama ayobora. Hangeje nyine isoni zari zamwishe, sinzi ibintu yambwiraga, ibyo namubazaga si byansubizaga. Hangeje turagenda kubera ishyamba ryari rinini cyane, twageze ahantu hari ingo hari n'amabotike. Tuhageze arambwira ngo reka twinjire hano turebe ko hari ikintu twarya. Mbanza guhagarara hanze, bigeze arambwira ngo kutinjira ndinjira. Yakamandazi abiri ya denjiga afata rimwe nanjye mfata irindi. Amaze kurirya kubera ko njye nari nkirisigaranye, njye nari nkirisigaranye arandindira. Ko nuvuze irindaza ukavuga nta denjiga. Yego. Ni ukumva umuntu wari umaze gusa nk'aho bagerageje gufata ku ngufu bamugurira indazi rya denjiga. Yakoze amandazi abiri rwose, nta nubwo amafaranga yari afite mu mufuka, yakoresheje telefone, yari afite agatelefone gatoya yarishyura. Hanyuma amaze kwishyura avuga ati tugenda, kajya ngenda mureba meze nyine nk'uwamukubye zero. Yego. Tumaze turi hafi kugera mu rugo, njye naratashye nawe akomeza izo nzira, arambwira ati tuzasubira kandi Imana ikurinde. Ati nanjye ubu ndatashye njye no kubanza kujya mu isoko. Niba yarambwiye ngo agiye kubanza kujya mu isoko, sinabyitaho ndamwihorera. Ngeze mu rugo nibaza ibintu byabaye, ntekereza ukuntu yanjyanye mu musozi ari ukugira ngo ansambanye. Numva ni ibintu ntari gusobanukirwa. Nibaza niba hari abandi bapasiteri bajya babikora, ndavuga ntuko byasa kose ubu ngubu sinjye agerageje gusa wasanga hari n'abandi wenda bajya banabyemera ariko bakaceceka. Nkajya mvuga ntese ubu ngubu twari kuzajya duhurira mu rusengero tugahimbaza umwe areba undi, nkumva iyo shusho ntabwo ishoboka. Ako n'undi yari yakubonye? Yari yambonye se yarandongoye. Reka mubaze bishoboke ko ashobora no kuba ntago yarebaga. Reka mwibarize ikibazo, ubundi tuse nk'abagaruka inyuma gato, umubona we nyine yamaje kubona kuri mu mihango ahita kurekura direct?
mikoro yihisha we yashakaga ko nyine akomeza kundwanya. nyine amaze kubona kuri mu numvaga ko nabona ndi mu mihango wenda ari bundeke ariko twagomeje kugundagurana aho ngaho ku munota wa nyuma nyine mbona kubera ukuntu turi kurwana mbona arabiretse. yamaze kubona kuri mu mihango ndashaka n'undi ariko n'ubundi nabonaga ashaka kugomeza akabikora n'undi uri mu mihango cyangwa yari yananiwe kubera ibibaraga byabo. imbaraga nyinshi nari mfite zamurwanya n'Imana yandwaniriye. Sondeka nkubaza ubundi watinyaga iki kugira ngo wumve ko wenda utabikora? Natinyaga iki? Ntago ari uko yari mubi, nta nubwo ari uko wenda subu mbibasobanurire gutera. Ku bwanjye numvaga nta muntu nasambana nawe. Kubera iki? wenda ukere ko bijya bishoboka ko ari igihe umuntu hari ukuntu umuntu aba yifite umukunzi akaba ati ntabwo naca inyuma sheri wanjye. Oya si n'icyo cyabiteraga, hari ukuntu umuntu aba yarihaye intego. Jewe mu buzima busanzwe wenda ntabwo ari uko nkiranutse cyane, mba numva nta muntu naryamana atari umugabo wanshatse. Nyine mba numva nyine umuntu twaryamana ari umugabo sindabibasobanurira ari umuntu ugukunda, ari umuntu wanshatse akanshyira mu rugo rw'ubwo nabaye umugore we cyangwa yabaye umugabo wanjye. nuko mu gihe bataragushaka. None se byari byarigeze bikubaho na rimwe kugira ngo biguhahamure? Yego. Hari undi muntu wigeze kugerageza kugufata ku ngufu ku buryo bishobora kukubaho bikaba byaraguteye icyo gikomere ukavuga ngo iki kintu sinzacyongera? Abantu bijya bibaho. Oya nuko ariyo intego yanjye, numvaga ntashaka nyine kuba hari umuntu naryamana nawe ntarashaka. niyo ntego yawe n'ubu ngubu gikomeje. None se ubwo ibyo wahuriye nabyo mu ishyamba uzongera wasubiye muri iryo shyamba nyuma yabyo? Ntago nasubiyeyo. Gusenga se uracyajya gusenga? Ndacyasenga. Uracyajya aho ngaho kwa wa mugabo? Ntago nkijyayo, yabonye ko nacitseyo hari igihe nyine yampamagaraga. Kunze mwe mufitanye ubushuti? Ko na nyuma yaho yageze akazaguhamagara. Nyuma yo guhamagara akubwira ngo iki? Akubaza ko wavuye mu mihango? Oya, yampamagaraga mbaza ngo umeze gute? Se umeze neza? Kubera ko akoresha inimero nyinshi nimba ariko nabyita. Naramuyoberwaga nkamubaza nti se urinde umpamagaye? Ati ni pasiteri Mushumba, ni umubyeyi wawe. Ati nari nguhamagaye nyine ngo ngusuhuze. Amakuru ni meza, umeze ute? Se meze neza. Uri gukora iki se? Nti ntacyo. Kubera iki se utari gukora? Nti nyine nta cyo gukora mfite. Nuko namusubizaga yarangiza akambwira ngo nagusuhuza. Akakweza kudufaranga. Mu buzima rero hari ibintu tujya duhura nabyo tukicuza impamvu tutabikoze, sibyo? Ntabwo hari nk'igihe ujya wica cyangwa nkano nyuma wicaraga ukicuza ukati kuki pasiteri namuhaye koko? Ntago njya mbyicuza kuko icyo ntago ari igikorwa kinshishikaza cyane kuba nakora. Ese ubwo nk'ubwo nk'abantu bibaho cyangwa we byakubayeho, ntiwigeze ugira igitekerezo ngo uyu muntu namurega? Ahubwo sinatekerezaga ko namurega, ahubwo numvaga nabibwira nk'abantu dusengana. Ariko nkatekereza nti se uwo ndi bubibwire we nimbivuga ko ari bumpindura umusazi, nkabona ntago yabyemera. Yego. Nanone nkavuga ntimbivuze byamwicira izina. Yego. Kandi wenda sinzi niba hari ingaruka zambaho. Nkavuga nti reka ntuze. Atariko najya naganira nk'umuntu waho nyine dusengana, twari inshuti, twaganira nko ku nk'imibereho nyine nk'ibyo ku rusengero. Yego. Ndumva nshaka kubivuga, ariko nanone nkibuka ko yambwiye ngo sinzabivuge. None se ubwiye gufata ku ngufu? Mfata ku ngufu? Wagukora iki? Iyo biba byarabaye. Iyo biba byarabaye nari kubibwira umugore we cyangwa nkabibwira abo dusengana. Kuki wumva wari kubibwira umugore we? Hari igihe babikora nyine bihishe, wenda abagore baba batabizi, akumva ko ari intungane ntacyo batabikora. Ubwo se umugore we yari kwemezwa n'iki ko ari uko yabikoze? Nubwo atari kubyemera ariko nari kubimubwira. Wenda nuko bitabayeho ariko nari kubivuga, ntago nari kubiceceka. None se kuki hari abantu benshi bibaho ibyo bintu?
bakabiceceka nawe urumvise ngo yari kubibwira umugore yari kugufasha iki ntiyari kugupima ntiyari kureba ntiyari gupima ubwo busugi ngara niba wari ufite cyangwa niba yakwangije nta kintu na kimwe wari kubibwira umugore nyine ugamije iki tu ngamije kumwereka ko umugabo we atari umuntu mwiza atari intungane nyine uko tumubona atari ko ari yego umuntu uri kukubona kuri kamera kubona uvuga nk'umuntu wihebye ese ubundi kuki ugaragara nk'umuntu wihebye ni ukubera iki ntago ngaragara wenda mumbona ku bari kumbona bari kubona meze nk'umuntu wihebye ufite ibibazo byinshi cyane mu buzima busanzwe nkunze kuba niturije akenshi mvuga nyine mvuga ari uko ndi kuganira n'umuntu kandi ikindi nta nubwo mpfa guseka ibyo mbonye byose nyine nanjye ntago nzi impamvu mba ntuje yego uri imfubyi yego mu bintu pasiteri yavuze harimo kugusenyera ngo uzabone umugabo wari wigeze umugezaho icyifuzo cy'uko ushaka umugabo se ndabyibukara ntabwo ubyibuka akenshi naramubwiraga ntinsengera mfite impano ndahimba indirimbo ariko nta bushobozi mfite bwo kuba nazijyana muri studio cyangwa ngo zigaragare nk'abandi ntindumva zitakagombye guceceka muri njye yego akenshi nakundaga kumuha icyo cyifuzo noneho tuganire wenda turi no kugira ngo wenda tugana no ku musozo wowe wumvaga ushaka ko agufasha mu bintu by'indirimbo nese wenda wari usanzwe uzi kuririmba wari usanzwe uririmba se ko umuntu witonda nkawe ugushoboye kuririmba ko umuntu usa nk'umuntu witonda koko tutabeshye kuba witonda ntabwo bivuze ko utashobora kuririmba turirimbira gato twumva iyo ariyo yose se iyo ariyo yose kabisa niyo yaba ariyo humura mugenzi wanjye ibyo ucamo ntabwo ari uko imana yakwibagiwe burya irakuzi iguhoza ku mutima isaha yawe nigera umucyo uzasimbura umwijima. Haleluya. Ni neza cyane kumva nabizi. Hanyuma ubuzima waciyemo ubukwigisha iki cyangwa se niriye somo bwatanga ku bantu kuri urubyiruko rugukurikiye n'abantu birirwa bajya gusenga bajya ariko nanone abantu bajya gusenga ku misozi akenshi bagiye no kwishakira abagabo birashoboka cyane ariko ikintu nababwira mu buzima bwa buri munsi ducamo tujye dusenga Imana bari yigidufasha ntabwo mu byifuzo tuba dufite mu mitima ntabwo ari umuntu ubisubiza nawe wasenga Imana ikabigusubiriza ntabwo ari umuntu wabigusubiriza ahubwo ni Imana gusa tukagiramo ubwenge nyine tugasaba Imana ikaduha ubwenge yego ikaduha n'imbaraga zo kunesha nyine ibyo ducamo bituruhije ariko buriya wenda turi kugana no ku musozo hakuntu abonye ufite pinya urumva sibyo tugiye kwiga n'uburyo bwo kwirwanaho sibyo uburyo bwo kwirwanaho no gusenga njye mbyumva ushobora gusenga umuntu wagiye kubufata ku ngufu akagenda nta gusenga umuntu ubusabantu bose bapfuye banizwe ntibasengaga ahubwo toka satani muri abo bose hari abapfa ubundi bakagombye ko arabwiye toka satani pasiteri njye narase muri ako kanya nari ndaho mu mutima nari ndi kuvuga nti Imana aba ari wowe umvana ahangaha ku bwanjye ntacyo nakimarira aba ari wowe uza kugira icyo ukora ariko abantu bose bapfa ntabwo aba ari uko baba badafite imbaraga yego akantu umuntu yigeze kuvuga ngo yari kuba ari kuvuga ngo Yesu ashimwe ewe umva se rata hari umuntu wakubonye aravuga ati uyu mwana akeneye no kumwifashiriza kuko urumva ko ni umwana w'imfubyi nk'uko yabivuze waciye mu bintu bikomeye cyane
ndumva batanga nimero ya telefone ku muntu ushaka kukuba hafi akazana kwiganiriza n'umugabo ugikeneye umudamu w'isugi akakwibonera akaba yakuvugisha sibyo ukunda gusenga ariko si umwemera ko yaguhamagara ari nk'umugabo uvuga ati akeneye umukobwa w'isugi yaguhamagara sibyo w'umukristo kandi w'isugi kubera iki se yaba ari umugabo oya ndi kuvuga umusore tu wifuza nabukora ariko ntago bivuze ko naganira n'umuntu w'umugabo gusa ngende kuvuga umuntu w'umusore uri mu gihe cyo gushaka akana kayifuza kushaka umukobwa ukiri isugi cyane ko amasugi yabuze muri kino gihe urumva muri Kigali ahantu henshi yarabuze agendeye ku byo ngo azaganira n'umukobwa w'isugi ntakize sinzi ko byakunda kandi uri isugi isugi rero imenywa na nyirayo ikindi n'Imana niyo ibibizi ko wigeze kutubwira ko uzabikorana n'umuntu muzabana naringize ngo nyine ntago bivuze ko bitabaye oya ntago ibyo kuba nabivuze ntago bivuze ko nshobora no kubivuga wenda ntariyo ariko ku bwanjye ni njyewe wigize n'Imana niyinze yego buri wese aba yiyizi ku cyo giti nizeye ko mu buzima bwawe atari pasiteri wenyine anako ari pasiteri wenyine waba waragerageje kugufata ku ngufu cyane amasugi yagowe ratereka nkwibarese mu buzima bwawe ari pasiteri wenyine wagerageje kugufata ku ngufu ku ngufu hari n'abandi ntabwo babyibuka wenda uwagerageje kuba yandwanya bikomeye ni nk'uwo mupasiteri ariko hari abandi baba bashaka kuba babigeraho bakoresheje twa tuntu twa hafi na hafi kubera ko ngo abakobwa ngo dushukika cyane ngo arakugurira ibintu birenze cyangwa ngo arakwitaho use neza wenda abandi bo nibyo bakoresha nk'umuntu ujya twabona araje kugura make-up ati genda wisige cyangwa akagusukisha akakwitaho bigaragara nyine kugira ngo ibyo ashaka bigereho ujya wisukisha oya ntabwo we bajya babikokora iyo umusatsi ukuze ndawogoshesha ariko hari nk'umutipe wenda ushobora kuba akira udufaranga ajya kuyogoshesha ukabona ko ari ibyo ashaka nabwo mubaza impamvu anyitayeho ntabwo ukunda abantu bakwitaho nta kintu utangamijeho kunkorera ikibi cyangwa ntacyo ngamijeho ari ubuntu nyine ukurimo nabyumva hari umuntu kwitaho kandi ukabona icyo agamije ari igiki nyine bigatuma wisubiraho ukavuga ati ntabwo nabyemera ngaho tubwire nimero ya telefone rata ni 078 49 27 514 ongera uzisubiremo umuntu ushaka abantu bashaka banagire n'abantu bakuvugisha nyine ongera uzivuge nta kibazo ni 078 49 27 514 sawa urakoze cyane